Muraho neza abateze amatwi Kagoma y'Ipaya, nk'uko bisanzwe tugenda tubagezaho ibiganiro nk'ibi byiza cyane rwose bigenda bibafasha igihe cyose. Nk'uko rero uyu munsi ikiganiro tugiye kubagezaho ni uko ushobora kwitwara imbere y'umukobwa cyangwa se w'inshuti yawe, mushaka kuba mwazakomezanya ibihe byose kandi koko ku buryo azakubona nk'umuntu w'umusore uri seriye cyangwa se umugabo uzavamo umuntu w'umugabo ufatika. Ikintu cya mbere rero mushobora kuba mwapanze gahunda rwose mwayemeranyijeho ifatika ahantu runaka muri buhurire akaza kugutanga wowe ugatinda. Igihe uzaba watinze rero ntuzapfe rwose kuba waza upfa kuvugagura ibyo ubonye, uzaze maze umubwire ati wakoze kuntegereza, ibyo bizaba bihagije. Uramenye rwose ngo ntuzagire ikintu na kimwe wongeraho, ariko naramuka bibaye ngombwa wenda akaza kubona yarakaye akakubwira ati se kuki wantindije, watindiye mu biki, nawe ubwenda bwombaga mu make ati ni utu bizinesi nyine, utuntu tw'utudire birangwa abantu b'abagabo ku tuntu tw'utubizinesi rwose ngo biba biri sawa cyane, nko ku muntu w'umukobwa yumvishije ngo umusore we ngo harimo utuntu tw'akazi tuzana amafaranga ahita avuga ati ni sawa ni vala. Ubwo rero ibyo bintu rwose ngo ni ibintu uzajya witondera, uzajya ntukajya uhubuka ngo ugende uvuga ati sori izo za sori usaba imbabazi, uriya ngo ntabwo ari nziza cyane na gato mbere y'umukobwa. Ikindi kintu buriya ngo nuramuka ngo mugeze ahantu runaka bikaba ngombwa ko intebe rwose ngo ari imwe, ngo ntuzagere ngo uyirwanira nawe ahubwo uzamureke yicare maze ubundi wowe uhagarare rwose, yuko ngo aramutse we ahagaze wowe ukicara urumva ntabwo yaba byiza nk'umuntu w'umugore uguhagaze hejuru. Byiza rero ni uko weho wamureka akicara wowe ukirengera ibyo bibazo. Buriya ngo iyo umuntu ahagaze bigaragara yuko ari we uri kwirengera ibyo bibazo birimo kuba muri iyo minota. Iki kintu ugomba kujya rwose ngo ukitondera cyane, ukajya ugikora muri ubwo buryo, nawe uzagaragara nk'umuntu nyine w'umugabo ufatika kandi ibihe byose. Kandi ikindi kintu ngo ugomba kuzajya witondera, uzajye nk'igihe ushobora hari abantu bagenda bazana ibintu by'amafoto rimwe na rimwe bagaragaza ahantu umusore ageze, ukagenda ngo werekane umukobwa rwose ati ngiye ngeze ku mazi, ngeze ndi mu kazi. Uramenye ntukajye ngo umwereke amafoto y'ahantu hose ugeze, buriya ngo bituma nyine nawe ataguhugiraho ku buryo ngo usanga ngo biba bibi cyane. Ibyiza rero ngo uramenye rwose ngo ibintu umwereka amafoto ngo ngeze hano bizatuma ngo nawe buriya ngo yaguca amazi avuga ati si ubundi uyu muntu we uhora unyereka amafoto ubundi nibabamo. Uramenye hari utuntu ugenda uhisha nyine ukamwereka bike nyine, nk'umuntu w'umugabo ngo bimenyere ko hari ibintu byinshi agenda ahisha, nibyo bigaragaza ko umukobwa nyine nawe utabona ko uri umuntu ushobora kuba wagira amabanga cyangwa se uri umuntu nyine udapfuye kubaho. Iki kintu rero mugomba kujya mucyitaho cyane rwose ku buryo ngo umukobwa bizatuma ataba yakumenya cyangwa yagufata nk'umuntu w'isurubu nyine wa feke w'aho ngaho. Urumva rero ikindi ngo ushobora kuzajya witaho, ibyo rwose ngo bizagufasha cyane. Buriya ngo hari ikindi kintu abantu rwose ngo b'abasore b'iki gihe basigaye ngo barimo kugenda ngo bakora nabi, kumva yuko ngo weho ngo ari wowe inshingano zawe cyangwa se ari nk'itegeko. Buriya ngo hari igihe ngo uhura n'umukobwa bwa mbere, mwahura mugahura wowe ukihutira ko wumva ko ari wowe inshingano zo kuba wamuvugisha gusa. Buriya ngo uzamusuhuze nk'uko bisanzwe, maze ijambo rimwe rya kabiri noneho ujye ureka gusubiza. Rero hari igihe ngo hari umuntu rimwe na rimwe ngo wiha ngo kuba ari we uri gushaka gukina iyo myanya yombi, akajya abaza bamusubiza yakomeza abaza gusa, icyo gihe nyine ngo umukobwa ashaka kuzaguca amazi. Rero kubera ngo iyo ujya umubaza ngo we agusubiza ariko wowe ngo ntakubaze, ngo agufata nk'umuntu nyine ngo utari seriye cyangwa se nk'umuntu uvugagura cyane, ugasanga nyine utabona ko atangiye kuguca ngo amazi. Rero ngo ukwiye kumubaza 50% nawe akakubaza indi 50%. Ntabwo ari ukwiye kwiharira ibitekerezo byose cyangwa se ngo ugire wumve yuko ari we ngo urajya umubaza gusa we ngo we atagusubiza. Reka nawe ngo ajya akubaza ibindi bibazo, ngo icyo gihe muzabasha kubaho nyine mwagendana neza cyane, ariko ngo wikumva yuko ari wowe byose bireba. Rero buriya ngo weho
hari igihe wibwira yuko byose bireba ngo icyo gihe nyine we uzamutaha agaciro ubure byose nyine ngo nk'ingata imennye. Ikindi gihe n'umuntu ahuriye yumva ko uri buze kumubaza ibigambo byinshi, ariko buriya ngo iyo umubajije amagambo make nawe agusubiza ukigendera, cyangwa se yakwihoreye uramwihorera mwazanahura nyine akabona yuko uri umuntu w'umunyacyubahiro, ujya ashobora no kuba yanatekereza ko igihe umuntu yaramutse na nabi, icyo gihe nyine ukabona bibaye ngo bibi cyane kuba. Ikindi twababwira nka Kagoma Ipaya ubwo rwose tugomba kubabwira ko mugiye mudukurikira ngo biba byiza cyane, kandi kuko turabyizeye biba byiza cyane udukurikira wese. Tugomba kukubwira niba ufite amaso aryaryata cyangwa se niba ufite amaso agenda azanamo utuntu utubazo tumwe na tumwe, ikintu ugomba gukora kwihutira rwose ni ukujya ufata ibikumwe byawe byombi ukazamura ku ntuza ku bitsike hano, ukagenda uzamura rimwe kabiri gatatu, ujye ubikora nka gatatu ku munsi rwose, ubwo buryaryate bugenda bushira, baba bwanashizeho burundu ku buryo rwose nta kibazo cy'amaso ugira. Tuzagenda rero tubabwira n'ubundi